ntuhaganira ibiganiro bibi kuri telefone, satani aba attracted nabyo. Ntuhaganira amagambo mabi. Ibyo muri iki gitabo umwami wacu Yesu Kristo yahishuriye Yohani, akamuhishura icyo bita ubwiru bwa satani. Bakahatura amagambo, bashobora kuza bagaterekera iyo mu nzu yawe, bakahavugamo amagambo. Abadayimoni bagakorera mu bana, bagakorera mu bakozi bo mu rugo, bagakorera ku gipangu, bagakorera mu mazamu, bagakorera mu buzima hariya mu isoko ucururiza, bagakorera muri izo business zawe mu maduka. Kandi hejuru yawe nta kindi kiriyo. Ufite imbaraga, ufite imbaraga, ufite n'ubutware. Uri Amavuta TV. Bakunzi b'Amavuta TV, nizere ko meze neza cyane kandi muguye neza cyane mu bice murimo bigiye bitandukanye by'isi. Nkora Imana akomeze kubana namwe, kuri mwe muri mu Rwanda, muri mu karere k'ibiyaga bigari, bari mu bihugu bigiye bitandukanye bya Afrika, mukurikira Amavuta TV umunsi ku munsi. Nizere ko meze neza cyane kandi muguye neza cyane, ndabasuje cyane. Ubushize mu kiganiro twavuze ku byerekeranye n'uburyo wa detecting ukamenya yuko inzu yawe harimo umwuka mubi, kuvuga abadayimoni, abazimu, hari imbaraga idasanzwe ya satani igenda runono hariya mu nzu yawe. Tureba ibintu byinshi byabikwereka, twarebye ibintu bigera muri 5 bitandukanye bishobora kukwereka yuko hari ikikubuza amahoro aho mu nzu. Benshi bifuje yuko twareba n'ikinonoho nk'igisubizo n'iki cyakorwa kugira ngo iyo myuka mibi, izo mbaraga mbi ziva aho hantu. Twarabonye ubwo Paulo avuga mu Befesi bice 6:12 ngo kuko tudakirana n'abafite imibiri n'amaraso, ahubwo dukirana n'abatware n'abategeka isi y'umwijima. Bisobanuye ko ubuzima tubayeho buri physique, umuntu agenda, hari entity, hari imbaraga zindi zinfluence uriya muntu, hari imbaraga zinfluence umuntu, zishobora gukorera ahantu, zishobora kuba ku muntu, zishobora kuba mu muntu. Ibyo byose nibyo duhangana nabyo, tugomba kureba ibyo byose tukareba ni gute dushobora kubiki, cyane cyane nk'abizera bahawe ubutsinzi muri Kristo Yesu. Ni gute twabasha kugendera muri iyo nsinzi twahawe. Imana ishimwe cyane. So tugiye kurebera hamwe rero niki gishobora gukorwa kugira ngo izi mbaraga mbi zituveho, duhore turi mu ruhande rw'Imana. Nimba imbaraga mbi zishobora kujya mu muntu, imbaraga nziza nazo zishobora kujya mu muntu. Ubuzima abantu babayeho bari influence n'abadayimoni, cyangwa se bari influence n'umwuka wera. Ndakwifuriza kuba influence n'umwuka wera, kugengwa, kuganzwa n'umwuka wera. Reka dusenge tuze tureba niki dushobora gukora hariya mu ngo iwacu, niki dushobora gukora muri iyo nzu tuyemo, muri iyo nzu kodesha yatuwemo n'abantu benshi batandukanye, habayemo abantu benshi batandukanye. Ba nyiri inzu hari ibyo bakuzemo, n'urugero nimba badakijwe, nimba atarabizera b'Imana. So niki dushobora gukora kugira ngo izo mbaraga mbi, imyuka mibi wamaze kwibona, tugende kuri bya bintu 5 kugira ngo ubashe kuvaho. Reka dusenge dutangire twinjira mu kiganiro kitari butinde. Kuri wowe utarakora subscription, kanda ako kabuto ka subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu kandi unabisangiza abandi. Nge nitwa Isa Noel. Ndagushimiye data wa twese mu izina rya Yesu Kristo. Mushimiye kuri Imana nziza ushobora byose, kandi hejuru yawe nta kindi kiriyo. Ufite imbaraga, ufite imbaraga, ufite n'ubutware. Uri muri wowe arashinganye, uri muri wowe arakomeye. Hahirwa abakwiringiye nk'uko umwanditsi wa Zaburi yabivuze, wabiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni, uhora uhamye iteka, utabasha kunyeganyega. Sengeye umubyeyi dukurikiye, sengeye umugabo dukurikiye, sengeye umugore, sengeye aba bantu badukurikiye ibyiciro byose barimo, kugira ngo bane nabo babere ibyiringiro, babera ibitotsi mu gihe cyo gusinzira k'umubiri. Ubane nabo, ubaha inzozi, ubabera inzozi nziza, ubabera ibitotsi, ubabera uburuhukiro mu buryo bw'umwuka. Baruhukire muri wowe byiteka, ariko nanone baruhukire muri wowe mu gihe cy'ijoro, basinzirire muri wowe nk'uko Paulo yabivuze ngo in him we move, ngo muri we turagenda, muri Kristo Yesu. Urakoze kuri Imana nziza, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Imana ishimwe cyane. Ndabashimiye ko mudukurikira umunsi ku munsi, dutinze kubaha ibiganiro, muratwandikira muti bimeze gute, bigeze hehe. Mbere na mbere reka tuvuge
kubizera, tukuvuge ko wizera, abizera Imana barivuga bati muri Yesu nta badayimoni babamo, muri Yesu nta nyatsi zibamo, muri Yesu nta karande ntaki. Nibyo abantu bari muri Yesu, kandi koko aho hantu mu bushorishori bwaho nta cyahegera. Abamaze kujya muri Yesu barashinganye. Biravuga ngo Yesu arerekanywe, cyangwa umwami uzaturuka i Siyoni azaza kumenyesha ab'i Siyoni barira ko agahinda kabo gashize. Ushobora kuba uri muri Siyoni aho havugwaga, ariko ufite amarira kuba uyafite si uko haba amarira, ahubwo nuko udahishurirwa yuko ari uburuhukiro bw'abarira. Imana ishimwe cyane. Now birashoboka ko ushobora kuba muri Yesu ukageragezwa, birashoboka kuba ushobora kuba muri Yesu ariko bigendanye no kudahishurirwa ubutware buri aho hantu. Iyo wishuriye utangira kubukoresha, ugatangira kuba ubuzima bugendeye buri munsi bidasubirwaho. Ibyahishuriwe Yohana ibice 2:13, reka tuhasome muri hangana, ndakoresha telefone. Ibyahishuriwe Yohana igitabo gisoza ibindi, ibice 2:13, Bibiliya yavuga ngo nzi aho uba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanjye ntiwihakane kunyizera, ndetse no mu minsi ya Antipa umugabo wakiranukiraga kumpamya wiciwe iwanyu aho Satani aba. So ushobora kwibaza nk'umwizera, Satani subundi abahantu, Satani yaza agatura mu nzu yawe yabashaka wiki ko ashobora guposeda abantu, nubwo hari n'abatabyizera ngo ari muri Yesu nta kibazo. Ariko mu by'ukuri hari ukubaho ubuzima bw'ibyo uvuga, hakaba no kubaho ubuzima bw'ibyo uvuga ariko utabibayeho. Hari icyo bita to walk into reality of what happened, kubaho ubuzima bw'ibyakozwe muri Kristo Yesu. Hakaho no kubaho ubuzima ubivuga ariko bitarakorekerwa muri wowe ngo bihinduke igifatika mu buzima bwawe. Hanyuma rero Satani turabona yuko hari aho aba. Ubwo Yesu yandikiraga amatorero 7 agahereza urwandiko Yohani umwigisha we, yaranditse yandikira iri torero ry'Iperugamo, aravuga ku murongo wa 13 ngo nzi aho uba ko ari intebe y'ubwami bwa Satani iri. Aha ni ahantu hari physical, ni ahantu hafatika. Bisobanura ko Satani ashobora kuba ahantu hafatika, ashobora kuba ahantu hafatika. Tuzabibona mu nyigisho yegeye imbere cyane, tuvuge ku byerekeranye ibyo muri iki gitabo umwami wacu Yesu Kristo yahishuriye Yohani, akamuhishura icyo bita ubwiru bwa Satani. Biba ngombwa tuzabiganira, ariko tunabihuza n'ubwiru bw'Imana birumvikana. Dukeneye kumenya ibyo turwana nabyo, dukeneye kumenya ibyo duhanganye nabyo, kugira ngo tubashe gutsinda muri rugamba. Inshuro nyinshi Paulo agenda avuga yuko turi abasirikare. Nimba turi abasirikare, dukeneye kumenya tactiquement. Ikiza nuko dufite umwami wanesheje. Urugamba turimo rwaranesheje, umwami yaratuneshereje muri urugamba. Now twabonye ibintu bishobora kugaragaza abadayimoni mu nzu yawe yuko barimo. Tugiye kureba niki wakora rero. Intwaro ya mbere nuko mu by'ukuri ukeneye gukuramo biriya bintu ubona twagiye tuvugaho bishobora kugaragaza abadayimoni mu nzu yawe. Hari no kuba ahantu hadakubuye, hari no kuba ahantu hari imyanda idasanzwe. Abadayimoni bakorana n'imyanda cyane, niyo mpamvu uzababona mu bantu bagenda mu muhanda batora amashashi. Niyo mpamvu uzareba ahantu akenshi haba n'umwanda hakunda kuba hari likely yuko haba abadayimoni. Twagiye tubona ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, amabuje electronique nayo ashobora kubikwereka, sound z'amatungo yo mu rugo ndetse n'umwana. Twagiye tubibona cyane. Tugiye kureba rero ikintu dushobora gukora. Cyambere nimba ari ibyo bintu by'imyanda n'ibindi ushobora gukubura, sukura inzu. Ikindi ushobora gukoresha intwaro ya mbere ikomeye yizewe yitwa gusenga. Icyambere no kubanza kuidentifia. You have to identify. Numara ko identifying, umaze kubona ibyo bintu, intwaro ya mbere no kumenya ko uri mu ruhande rw'insinzi nk'umwizera. Ibyo bikubuza amahoro ko kwinjira, ayo majwi wumva, ibyo bintu byazanyira mu bantu ubona ibicucucucura aho ngaho ubona hari mu nzu.
senga, fata umwanya wo gusenga. Ariko isengesho ryawe ikibazo si ugusenga, ahubwo gusenga ni ukwizera icyo uri gusengera ko cyatunganye. Ukwiye gusenga ariko bifatanye no kwizera, ukizera Imana ko iri mu ruhande rwawe, ukumva ko Imana iri mu ruhande rwawe. Bibiliya ivuga ngo niba Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? So ukeneye kurekonesa, ukarecognizinga yuko Imana iri mu ruhande rwawe, ugasengera mu kwizera, ukatura amagambo y'ubutsinzi ko Satani nta bubasha afite aho ngaho. Ari inzu y'umwizera, ari mu cyumba cy'umwizera, ko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Ikindi ukeneye kurema atmosphere nziza y'ikirere cyiza aho hantu. Ntuhaganira ibiganiro bibi kuri telefone, Satani aba attracted nabyo. Ntuhaganira amagambo mabi, ntuhavugira amagambo yo kurya ruswa, ntuhavugira amagambo yo kwatura ubukene. Atura ibyiringira abantu muri icyo cyumba, muri iyo nzu. Vugiramo amagambo meza, vugiramo amagambo meza. Atura abana bawe humugisha, ubavugiraho amagambo meza. Ugire kwizera, wumve ko nta daimoni yakubasha uri umwizera, wumve ko nta cyakuhangara uri umwizera. Ikindi ukeneye kuhakinira indirimbo nziza. Twavuze ku byerekeranye n'indirimbo ariko za secular cyangwa se indirimbo mbi, uburyo zizana abadaimoni. Indirimbo bakunda kwita indirimbo z'isi, uburyo zizana n'umwuka, ziba zifite umwuka uzerekeje. Akenshi ni muri kumva ku ndirimbo z'inkundo n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko z'urukundo ruganisha kuri sexualite, ari nabyo biriho ubu ngubu. Niwo mwuka uba uri kwinjira muri wowe, ukumva urashatse ibyo bintu, nimba ari izo kunywa inzoga, nibyo, nimba ari ibyo gukora ibintu bigiye bitandukanye. Ibyo byose uwo mwuka uri mu ndirimbo, wari amagambo, ugira imbaraga ku muntu. Twabonye imbaraga z'umuziki n'uburyo Satani akorera mu muziki, ibyo byose twarabibonye. Ikiganiro niba ngombwa turagishyira aha ngaha. Senga, gira kwizera, gira imbaraga, gira ibyiringiro, ureme ikirere cyiza aho hantu, ikirere cya worship, ikirere cyo kuramya. Kuramya twarabivuze, ariko reka tuvuge kuramya ukoresheje indirimbo. Nabyo ni byiza, gushyira atmosphere aho ngaho nziza y'umuziki, ugashyiramo indirimbo za worship, ugashyiramo indirimbo ibiganiro nk'ibi bivuga ku Mana, bivuga iby'imbaraga z'Imana, bivuga gukomera kw'Imana. So ibyo byose ni ikirere ukeneye kurema. Ikintu cya nyuma nshaka gusorezaho, ntabwo ndi buvuga ibintu byinshi. Hari ibyo nshobora kuvuga, umukozi w'Imana ashobora kuba directed nabyo akaza kugusengera aho ngaho agakora, atari ngombwa yuko mvugira aha ngaha. Ariko ikintu cya mbere navuga gikomeye sorejeho no gusenga no kwizera ko Imana iri mu ruhande rwawe. Wageze ku kwizera yuko Imana iri mu ruhande rwawe, ugasengera aho hantu, ukavuga ko mwizera aho akandagiye, nta kindi kigomba kuhagera. Yesu asenga yaravuze ngo ariko njyeweho n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Hari inzu nka family, hari n'inzu nk'ahuba. Nk'uko tubona yuko Samuel yahamagaye ikirere cy'Imana kigatura i Shilo y'Irama, aho yari atuye. Ikirere, atmosphere, no mu kirere abantu bakajya bagera, abantu bakagubwa neza mu mudugudu aho atuye. Nawe wahamagara ikirere cy'Imana, wasaba Imana iri muri wowe guhishura, kwigaragaza aho ugendagenda, muri office ukoreramo, muri ako kazi ubamo, muri ubwo bucuruzi ubamo, muri iyo duka ukoreramo, muri iyo modoka ugendamo, aho hose muri iyo nzu utuyemo, ugasenga Imana ikabana nawe. Igisubizo cya nyuma sorejeho ni uko ukwiye guhamagara umukozi w'Imana usobanukiwe ikirere cy'umwuka, akaza aho hantu mugasengana, mugafata ibihe mugasengana aho hantu, mukaharema ikirere cy'Imana, ikirere cyiza, kugira ngo habe atmosphere nziza. Iyo uryamye uri ahantu heza, ubasha gutekererezamo neza cyane. Ushobora kujya kubaka n'ahantu wubaka, ukeneye kubanza kuhasengera, ukahatura amagambo meza. Nimba abapfumu bashobora kuza bakahatura amagambo, bashobora kuza bagaterekera iyo mu nzu yawe bakahavugamo amagambo, ukeneye nawe kuhavugamo amagambo nk'umukozi w'Imana. Hakeneye gusengerwa, ukeneye kurema ikirere cyiza aho hantu. Nimba
ubona bitari gukunda, ikirere cya nyuma nakubwira ushobora kwinjiramo nicyo kurema igicaniro aho hantu. Igicaniro ni ikihe? Si icy'abadayimoni, igicaniro cy'Imana. Igicaniro si uko uzajya gukusanya ibintu ngo ugiye gucana, ahubwo ni ukurema icyumba cyo gusengeramo. Ushobora kucyita icyumba cyangwa se atari uburyo bwa church cyangwa se bwa eglise. Uhamagara abakozi Imana 3 4 cyangwa umwe, akageza akabasengesha nka famiye, agasengera umuryango wanyu, mukigana ijambo ry'Imana, mugafata iminota 30 mbere yo kuryama mugasenga, cyangwa se umunsi runaka mugasenga nka famiye. Si ngombwa ngo bibe bikomeye ngo amateraniro akomeye wa indirimbo yo mu gitabo mukaririmba, cyangwa se indirimbo runaka mugasoma ijambo ry'Imana, kuzi Imana mukigana ijambo ry'Imana mugasenga, abana bakaba blessed, famiye mukaba blessed, mukakira ikirere mukarema umunsi wo gusengeraho. Ni byiza, bijya bishoboka yuko aho hana abadayimoni baguteraga bikurwaho, imbaraga z'Imana zigatangira gukora mu muryango wawe, imbaraga z'Imana zigakorera mu bana bawe bahanga batashoboraga kwiga ngo bafate, basinziraga bya hato na hato mu ishuri, bari bafite ubunebwe mu bintu runaka, ikirere cy'Imana kigatangira gukorera aho hantu. Bijya biba yuko ubwenge bw'abana bw'ibloka, abadayimoni bagakorera mu bana, bagakorera mu bakozi bo mu rugo, bagakorera ku gipangu, bagakorera mu bazamu, bagakorera mu buzima hariya mu isoko ucururiza, bagakorera muri izo business zawe, mu maduka no mu bindi bintu bigiye bitandukanye, no mu kazi kawe. Umwuka w'icyangira ukakuzaho uturutse ku badayimoni bashobora ko bakorera mu nzu yawe, aho uba, aho utuye, aho ugendera. Mu izina rya Yesu bikurweho. Ndagushimiye Data wa twese, kuri Imana nziza ushobora byose, nta kintu na kimwe cyarogoye umugambi wawe kuri uyu muntu dukurikiye. Reka ibyamuteraga ubwoba bikurweho, ibyo yikangakangaga by'ibicucucucu bya tonato, amajwi y'ibintu yumvaga agenda mu nzu, ibicucucucu yabonaga, inzozi mbi, kuva yagera muri iyi nzu ntabwo yigeze agiriramo amahoro. Ndatura amahoro kugira ngo aze ku rugo rwe, aze mu buzima bwe. Iyi nzu bayigezemo bahuye n'ibibazo kugira ngo babiboneremo ibisubizo. Reka imbaraga z'umwijima zikurweho ku buzima bwabo. Muri iyi modoka agendamo nta mugisha yigeze ayiboneramo, ibiganiro bivugirwamo ihora ipfa umunsi ku munsi, mu butindi n'ibindi, n'imyuka y'ubukene ndayirandura katika jina la Yesu. Reka imbaraga z'umusaraba zikorere kuri we, imbaraga za Yesu Kristo zikorere kuri we, imbaraga z'abatsinzi z'abizera zikorere kuri we. Nta wakwiringiye uzigera akorwa n'isoni. Uri muri twebwe araganje, uri muri twebwe aruta uri mu bisi. Bisobanuye yuko ari uri mu bisi ariko ntago yanesha uri mu bana b'Imana. Ndasenze kuri aba baterwaga n'ibintu bakagira n'inzozi mbi, kurota birukankanwa n'ibintu bitandukanye. Mwami nta mahoro, aragenda uyu mupapa, uyu mama arasohoka akagenda akabona abantu bakabona ameze neza, afite fresher, aguwe neza, ariko mu mutima we ijoro iyo rije, igicuku kinishye, Mwami agiri ubwoba bukomeye cyane. Mwami muhe ibyiringiro bikomeye. Urakoze kuremya ikintu gishya, uremye igicaniro mu buzima bwe, igiteye ubwoba cyane injoro nikongere kumutera ubwoba, imyambi igenda kumanywa nikongere kumutera ubwoba, katika jina la Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze kubikuyeho. Reka gira ibyiringiro, uri muri Yesu yikomezemo, yumve ko nta cyamwegera kandi bimubera uko. Urakoze Mwami, ijambo ryawe ratubwira ngo turwanye Satani azaduhunga, ko kandi twegera Imana, Imana izatwegera. Urakoze ko yegereye Imana, urakoze ko Yesu wongeye kumubera ibyiringiro, urakoze kumumaza ubwoba, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Imana igumugisha kandi Imana igukomeze, wakira ibyiringiro kandi ukomere. Reka nsoze mbabwira ngo Imana yacu ni urukundo, ni amahoro, ni shalom, ni amahoro aza mu mutima w'umuntu, aryamye, agenda, ari mu rugo, ari mu kazi. Amahoro y'Imana abane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.